kurikira radiyo Musanze ku mirongo ya FM kuri 98 n'ibice bine ndetse no kuri internet kuri wa@rba.co.rwa. radiyo Musanze ni radiyo yawe ibihe byose. Bambiraga umunyamakuru nkavuga ngo ni umuzungu. Bajyanye inyama zihiye izishwe. Ikintu dusaba radiyo Musanze ni ukudukorera ubuvugizi. Icyo dushaka kuri radiyo Musanze ni ukugira ngo baturenganire akarengane twagize. Ni ukuryamira amajanja. Mwewe abanyamakuru kuri radiyo Musanze mugomba kubivuga bakaduha imbaraga nyinshi. Umugoroba mwiza bakunze ba radiyo Musanze, turi kuwa gatanu itariki 3 Mutarama mu mwaka wa 2025. Nitwa Manizabayo Jeannette, baye ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Amakuru mbazaniye nayo aribanda kuri izi ngingo z'ingenzi. Amakuru turababwira ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko muri uyu mwaka wa 2025 izatangira gukoresha ikoranabuhanga ry'utudege tuzwi nka drones mu kugenzura umutekano w'ibyaha ndetse n'amakosa yo mu muhanda. Hanyuma kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yamaze gutangaza ko nta muntu wishwe n'impanuka mu ijoro ryo ku itariki 31 Ukuboza mu mwaka ushize 2024 rishyira ku itariki ya mbere z'uko kwezi turimo, ndetse no kubonane nyirizina mu burezi. Bivugwamo nuko Minisiteri y'Uburezi yibutsa ababyeyi ko kohereza abana ku bigo bigaho bacumbikirwa ku gihe cyagenwe ari ngombwa, kandi ko ababirengaho baba bahemukira abana. Hanyuma kandi mu yandi makuru yagezweho nuko abaturage bo mu murenge wa Rugenga bari mu karere ka Burera bo babyinira ku rukoma kuko 90% by'abawutuye bagiye kubona amazi meza. Ese ubu ngubu imirimo igeze hehe? Byose turabyumva muri aya makuru. Mu myidagaduro ikivugwamo nuko umunya-Nigeria Ayodeji Ibrahim Bargun wamamaye nka Wizkid yamaze kuba umuhanzi wa mbere w'umunyafrika wumviswe cyane ku rubuga rwa Spotify, hamwe n'andi menshi arimo avugwa hanze y'u Rwanda ndetse n'ayiteganyagihe. Ni mu kanya gatoya ku buryo burambuye. Hagati aho n'amakuru mushobora gutangamo ibitekerezo munyuze ahantu hatandukanye n'aha harimo. Tanga ibitekerezo byawe maze ugire uruhare mu makuru n'ibiganiro bya radiyo Musanze 98 n'ibice bine FM ukoresheje urubuga rwacu rwa Facebook RC Musanze. radiyo Musanze ni radiyo yawe ibihe byose. Namakuru yagezweho kuri radiyo Musanze ku buryo burambuye. Mushobora gutangamo ibitekerezo munyuze no kuri WhatsApp nomero ni 0784407007. Hagati abo nabo ku rubuga rwa WhatsApp rw'abambasaderi ba radiyo Musanze mushobora kuhanyuza ibitekerezo byanyu kandi bigahabwa agaciro. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Manizabayo Jeannette. Engineer kwiyumvira Emmanuel akomeje kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Hagati aho kandi Camille Atanazi niwe ukomeje kuyobora no kugenzura gahunda za radiyo Musanze uko zigenda zisimburana. Hagati aho amakuru yagezweho muri uyu mugoroba kuri uyu wa gatanu, reka dutangire tubabwira ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko muri uyu mwaka wa 2025 izatangira gukoresha ikoranabuhanga ry'utudege tuzwi nka drones mu kugenzura umutekano, ibyaha ndetse n'amakosa yo mu muhanda, mu gihe kandi urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rukomeza kwiyongera mu mihanda. Polisi y'u Rwanda ivuga ko nayo igenda yongera ikoranabuhanga mu kazi kayo kugira ngo kihute, ndetse mu Rwanda ikoranabuhanga ry'utu tudege twa drones ryari risanzwe rikoreshwa, ariko kandi mu zindi serivisi zirimo iz'ubuzima, gutwara amaraso ahabwa indembe kwa muganga ndetse n'imiti n'ibindi. Kuri bamwe rero mu batwara ibinyabiziga iyi nkuru ni nshya mu matwi yabo, ariko kandi bakomeje kuyishimira kandi bavuga ko ari uburyo bwitezweho kugaragaza ukuri nyako kw'ibyabereye mu muhanda. U Rwanda rukaba rubaye n'igihugu cya gatatu ku mugabane wa Afurika kigiye gukoresha utu tudege twa drones mu kugenzura umutekano mu muhanda, nyuma y'ibihugu bya Ghana na Afrika y'Epfo. N'uburyo kandi bwafashije no mu kugabanya cyane umwanya imodoka zimara zaheze mu mihanda, traffic jam, kugabanya amakosa ndetse n'ibyaha byo mu mihanda ku buryo n'impanuka zagabanutse ndetse n'ibindi. Tukiri ku mutekano bisubiyeho kandi wo mu muhanda, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yatangaje ko nta muntu wishwe n'impanuka mu ijoro ry'itariki 31 Ukuboza mu mwaka ushize
rishyira ku itariki ya mbere Mutarama uyu mwaka twinjiyemo ndetse no kubunana nyirizina. ACP Rutikanga yasobanuye ko rero ibyo bitandukanye no mu ijoro rya Noheli no kuri Noheli nyirizina kuko ho habaye impanuka zapfiriyemo n'abantu babiri. Agasobanura ko rero iyo havuzwe impanuka haba havugwa izikomerekeramo abantu cyangwa se bakabura ubuzima ndetse n'izangiza ibikorwa remezo. Hanyuma impanuka ikomeye yabaye ku bunani ni yabereye mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye, yakomerekeyemo bikabije abantu 5, abantu 10 bakomereka byoroheje ubwo imodoka ya Coaster yagonganaga na pickup ndetse ku itariki 24 kuva uwo munsi, ubwo ndavuga itariki ya 23 Ukuboza mu mwaka ushize kugera ku itariki ya mbere Mutarama muri uyu mwaka turimo, habaye impanuka zikomeye 14, aho ACP Rutikanga yasobanuye ko mu gihugu hose harimo 16 bakomerekeyemo ndetse na bake baburiyemo ubuzima. Hanyuma ni tariki 3 Mutarama mu mwaka 2025 tukiri ku mutekano, ariko kandi nanone ugira aho uhurira n'abantu. Munyemerere muri aka kanya tubanze twerekeze mu karere ka Burera aho abaturage baturiye mine ya Bugarama ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bavuga ko kuba barahawe akazi muri ubu bucuruzi ari kimwe mu byabafashije kurwanya amagendo muri ubwo bucukuzi, kubera ko ngo akenshi bajyaga gukora ubwo bucukuzi butemewe kubera inzara. Baganiriye na mugenzi wacu Uwimana Emmanuel maze nawe adutegurira inkuru ikurikira. Imbaraga aho twazikuye aya mabuye wenda nubwo abenshi batabibona, ariko natwe inyungu yazo tuyibonaho binyuze mu bundi buryo. Kuva mu mwaka w'1953 mine ya Bugarama ikorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Burera. Mu mwaka wa 2009 nibwo yiswe ni y'Ubugarama Mining. Uko ubucukuzi muri iyi mine bwagiye butera imbere niko bwagiye buha akazi abantu benshi bayituriye, bibafasha kwiteza imbere. Ngo iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye ubucukuzi bwa magendu bucika muri iyi mine, nubwo bwose byanakomatanijwe n'izindi ngamba zo kubuhashya. Muri make abaturage bahangaha ibyo barabyumva kandi bazi n'akamaro y'Ubugarama Mining bamariye, kuko igihe kiragera bagatangirira abana za mitiweli, abantu za mitiweli, abana bakabaririra amashuri. Urumva rero muri make hari ibikorwa nabo badukorera ku buryo nta muturage ushobora kujya kwigabiza ikinombe ngo agiye kwiba amabuye y'agaciro. Ni ndaryo kirombe cy'amabuye y'agaciro kihari gusa, kandi iyo mine ya Bugarama yagerageje guhuza n'abaturage bakaganira, hakoramo umuntu ushaka gukora, hanyuma bakumvikana ibihembo. Nta kibazo cyabamo kuko nta imbibi zacu zose harimo abasekirite baharinda, nabo naba hano, abaturage ba hano n'abacukuzi, ku buryo usanga umutekano waho urinzwe neza. Ariko nk'abakozi bahakora, iyo yabonye amafaranga, hari ikintu ufite ushaka gushyira ku isoko ugishyiraho byihuse bitiriwe birakugora, kuko amafaranga aba yabonye. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri, ahantu agiye byanze bikunze afite tugira amafaranga dufataho, ariko hari n'amafaranga byinjiriza igihugu bikatugarukira muri gahunda ya Girinka, gukora nk'imihanda bya VUP byose, ugasanga uruhare runini akenshi ruba rwakomotse muri aya mabuye aba yasohotse mu gihugu akaje hanze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo Butoyi Louis avuga ko abaturage bishoraga muri iyi mine gukora ubucukuzi butemewe akenshi bwanagiraga ingaruka ku buzima bwabo, bamwe bagwirwa n'ibirombe. Ngo nyuma y'uko abaturage benshi bahawe akazi muri ubu bucukuzi, ngo kwiba amabuye byabaye amateka. Benshi bakora muri ya company niho bavana gahunda yo kutunga imiryango yabo, ukabona n'ubuyobozi dukoranye cyarakemutse burundu kubera ubufatanye. Ari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, iyo company, inzego z'umutekano, ariko cyane cyane n'abaturage. Ko n'ababikoraga twaje kubakoresha inama, bari bazwi, noneho basaba imbabazi. Icyo rero iyo company yadufashije nuko nabo yabahaye akazi. Bamaze kubona akazi rero cyahise gikemuka ku buryo ki ya company bayibonamo. Niyo Bugarama Mining ivuga ko ikoresha abakozi basaga 900, harimo abahembwa ku kwezi n'abanyakabyizi, abenshi akaba ari abaturiye iyi mine. Aba bakozi bakaba batunze imiryango y'abantu bakaba 5,000. Uwimana Emmanuel mu karere ka Burera.
turamushimiye cyane w'Imana Emmanuel. Hanyuma kandi mu yandi makuru agezweho dukomereze mu buzima, aho mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK hafunguye igikoni kigezweho gitunganya amafunguro azajya ahabwa abarwayi n'abarwaza badafite ubushobozi. Ni mu gihe kandi Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ari igikoni kije gukemura ikibazo cy'ifunguro rikwiriye abarwayi kandi bazajya bafatira ku gihe. Ni igikoni cyubatswe ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC n'umuryango Solid Africa usanzwe ugemurira abarwayi badafite ubushobozi baba barwariye mu bitaro bitandukanye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, ndetse ubuyobozi bwa CHUK bugatangaza ko rero ari igikoni kizajya gitegurirwamo ifunguro ndetse n'amafunguro atandukanye ahwanye n'ingemu 8,000 buri munsi zigemurirwa abarwayi, abarwaza baje kubasura n'abakozi b'ibyo bitaro. Ni igikoni cya mbere cyo muri ubwo bwoko cyubatswe mu bitaro byo mu Rwanda, aho biteganyijwe ko rero bizakomereza no mu bindi bitaro birimo ibya Nyamata ndetse na Remera Rukoma. Tukiri ku mibereho myiza y'abaturage kandi abatuye mu murenge wa Rugenga bari mu karere ka Burera bo barabyinira ku Rukoma kuko 90% by'ababutuye bagiye kubona amazi meza nk'uko tubyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Ishimwe Patience. Uyu murenge wa Rugenga bari ntiwagiraga amazi nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wawo Niringiyimana Jean Damascene. Nta mazi twari dufite mu murenge wacu, ngira ngo no mu nama y'umushyikirano iherutse iki kibazo cyagaragaye mu karere ka Burera, abagaragaza ko umurenge wa Rugenga bari n'amazi na make afite. Abaturage bavuga ko nta yandi mahitamo bari bafite uretse gukoresha amazi y'ikiyaga cya Ruhondo n'ay'imigezi itemba mu mibande. Nta mazi yari ikibazo, twatwaye kuyavoma hasi mu mugezi, mu miferege nabwo asanga nta robine zihari. N'igihe cy'imvura iguye usanga amazi yivanze n'ibyondo n'ugasanga kuva amazi atari meza. Kubona amazi biragoranye kugira ngo tugereyo, no kwicara nk'amasaha 2 dutegereje, harimo abavomi benshi. Duhuriragamo turi misozi nk'ino, ukora amasuku nyine bwo no gufata umwanya ukabyikorera ukabijyana fire ukajya gufurira. Gusa kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize hubakwaga umuyoboro w'amazi uroshye na kilometero 38 uyavana ku masoko 3 ukayakwirakwiza mu bice bitandukanye by'uyu murenge. Ubu hirya no hino muri Rugenga bari hubatswe amavomo rusange 49, ndetse kuri ubu bamwe muri yo abaturage batangiye kuyavomaho. Iyi ni ubwa mbere tuhavomye, ubu kubera amazi tuyaboneye hafi nyine ntabwo tuzongera kugira umwenda ni ukufurira igihe n'ibindi byose tukabikora kubera tubonye amazi hafi. Andi abayaturiye baravuga ko icyizere ari cyose cyo kubona amazi meza hafi yabo. Ubu buri mudugudu ufite ikigega cy'amazi, ukagera robine zigeze muri 3 mu mudugudu. Ubu nta kibazo, nta kongera kuja kuva mu mihanamanga y'ipfira mu mihanamanga hasi. Uvoma uva mu mudugudu ugera aho tuvoma iminota 5 gusa. Ubu iwacu umudugudu wanjye ni seta, natwe umugezi turawufite nk'uyu nguyu. Umugezi turawufite bawusizeyo, nuko batari bagohereza amazi, ariko natwe gwegereye. Ubu nta kibazo, amazi rwose twayabonye. Ubu turashima Imana kuko tugashimira Perezida Kagame ibi bikorwa byiza by'amajambere yatugejejeho. Muri iyi minsi imirimo ihari niyo kunoza isuku no kuzuza amazi bigega 15 byubatswe. Samudi ubundi dimanche tuzaba turi kwikontorora hose, samudi tuzaba twujuje ibigega byose twamaze no kubyoza. Dimanche tuzaba turi gutanga amazi nta kuzamo hano hose ari kugenda kuri gahunda. Gitifu Niringiyimana avuga ko kubera uyu muyoboro mu byumweru 2 biri imbere amazi azabagera kuri 90% by'abatuye umurenge wa Rugenga bari. Ariko kugeza uyu munsi turizeye ko uyu muyoboro wa Nyirantarengwa uri mu gukorwa, nibura uzasiga nka 90 nibura y'abaturage bacu bavoma amazi meza kandi abegereye, cyane ko turi gukora n'ubukangurambaga kugira mu gihe uyu muyoboro uzaba warangiye abaturage bazagerageza bafate amazi bashyiraho mu kugira ngo twese wa muhigo w'abaturage bakoresha amazi meza badakoze urugendo rurerure. Mu by'ukuri ntabwo bashobora kurenza ibyumweru 2 abaturage bataratangira kuvoma aya mazi meza bose. Ibikorwa byo gukora uyu muyoboro ugiye guha amazi meza abaturage b'umurenge wa Rugenga bari byatwaye ingengo y'imari ya miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Patience Ishimwe mu karere ka Burera. Turamushimiye cyane Patience Ishimwe. N'amakuru agezweho kuri Radio Musanze mushobora gukurikira munyuze ku murongo wa FM 98.4 bashobora kunyura kandi kuri internet kuri wa3.raba/murawa mukajyanditse Radio Musanze turi mu ibara ry'icyatsi, mugatanga ibitekerezo kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Radio Musanze. Hagati aho kandi mu yandi makuru no uyu munsi kuwa gatanu abanyarwanda baba mu mahanga basaga 100 baturutse hirya no hino mu bihugu 40 bahuriye muri gahunda yiswe Meet and Greet yateguwe
yateguwe na Minafete igamije guhuza abanyarwanda baba mu mahanga bakamenyana bakaganira kandi bakigiranaho ndetse hakarebwa n'uburyo bafatanya n'igihugu muri gahunda zigamije iterambere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yabashimiye uruhare rwabo bakomeje kugira mu kubaka igihugu aho bafasha muri gahunda zitandukanye z'igihugu nka Dusangire Lunch, uruhare bagira mu kumenyekanisha u Rwanda ndetse n'ibindi bitandukanye bakora ariko kandi bagamije kumenyekanisha igihugu cy'u Rwanda bavukamo. Yabasabye rero ko no muri uyu mwaka wa 2025 bazakomeza gutanga umusanzu wabo mu kubaka u Rwanda, abibutsa ko ariyo shusho ya mbere y'u Rwanda umunyamahanga agira iyo ababonye, bityo ko bakwiye no kwitwara neza aho bari hose. Twerekeze mu Gakenke aho guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde yababwiye ko uburyo bushoboka bwose buzakoreshwa mu rugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside butazakumirwa. Ibi yabitangarije rero muri ako karere mu nama nyunguranabitekerezo ku ruhare rw'abayobozi mu gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Mugenzi wacu Tuyishime Jadofisi yarahatubereye maze adutegurira inkuru ikurikira. Muri iyo nama nyunguranabitekerezo yagaragarijwemo ko ubuyobozi bw'u Rwanda rwageze kuva ku bukoroni kugeza mu 1994 bwaranzwe no gusenya ubumwe bw'abanyarwanda no kubacamo ibice. Abayobozi kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku karere bibukirwa ko ubuyobozi bwasembuye jenoside bukayitegura ndetse bukayikora. Nyuma y'ikiganiro cy'amateka bahawe na guverineri Maurice Mugabo wa Gahunde bagaragaje ko batangiye umwaka mushya bumva icyo basabwa mu gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ndetse ngo bazakoresha uburyo bwinshi. Impamba tuvanye hano nuko tugomba kugira ubumwe n'ubudaheranwa budakoka muri Gakenke kandi bikomerezaho bitazigera bisubira inyuma. Ntago twenda gusubira mu mateka yaranze igihugu cyacu kundi. Twiteguye kugenda tukajya ku tugari, mu midugudu, mu mirenge, tugakorana nk'ikipe, bya byapa bigasubiraho kugira ngo message yongere yumvikane cyane ndetse n'ibindi bishyashya bizagaragara bifasha kugira ngo ingengabitekerezo ya jenoside iranduke burundu ndetse na ubumwe rw'abanyarwanda bukomeze gushyigikirwa. Byose tuzabikoresha. Twatahanye navuga ngo bagaje ifatika yatuma aho turimo gutanga ikiganiro hose twaba dufite ibimenyetso fatizo twaheraho tubasha gusobanura yuko ubumwe bw'abanyarwanda ari ntavogerwa. Ubwo natwe tugomba gufatiraho nk'abayobozi kugira ngo turusheho kumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Twongeye kwibutswa nk'inshingano ariko nanone n'ibyo dusanzwe dukora byo gukomeza gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda kandi dukumira ikintu cyose cyatuma haba ingengabitekerezo ya jenoside. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde usanga ari impuguke mu mateka ndetse akaba yarakoze ubushakashatsi bunyuranye ku mateka y'u Rwanda mbere na nyuma y'ubukoroni. Yasabye abayobozi gukoresha uburyo bwose mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse bagakoresha n'ibyapa nk'ibyagaragaraga hirya no hino ariko bimwe bikaba byarasibye cyangwa byarashaje. Hari hirya no hino rero ahatakiri ibyo byapa twumvikanye ko ibyapa byasubiraho, hari aho byasibye bikaba byasukurwa ariko n'indamukanyo zacu zigaruka kuri uwo muco wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, zibe indahiro zibe indamukanyo dukora tunazirikana ibyo tuvugamo koko atari ukubivuga by'umuhango gusa. Ariko niba tuvuze ngo ingengabitekerezo ya jenoside tuyitwikirane n'imizi yayo yose, tuyitwike ishye ikongoke, abantu babe bumva n'icyo bisobanuye atari ukuramukanya gusa abantu batambuka. Ubwo rero byafasha byose kugira ngo dukumire, byose turabishyigikiye nk'ubuyobozi bw'intara n'inyandiko zindi zose zishobora gufasha muri iki gikorwa. Byose twumvikanye ko bigiye gusubizwaho byaba byaravuye no gusigurwa aho byaba byarashaje. Iryo huriro nyunguranabitekerezo ku ruhare rw'abayobozi mu gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ryitabiriwe n'abasaga 250 barimo abagize inama nyobozi na njyanama kuva ku kagari kugera ku karere barimo na ba gitifu y'imirenge, abakozi bo ku rwego rw'akarere, abagize inama y'umutekano yaguye ku karere, abafatanyabikorwa b'akarere mu kubaka amahoro, isanamitima n'ubutabera ndetse n'umuryango Ibuka. Tuyishime Jadofisi mu karere ka Gakenke. Hagati aho kandi Minisiteri y'Uburezi yakomeje kwibutsa ababyeyi ko kohereza abana ku bigo bigaho bacumbikiwe ku gihe cyagenwe ari ngombwa kandi ko babirengaho baba bahemukira abana. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yasabye ababyeyi gukurikiza iyo ngengabihe iba yashyizweho kuko ibyo iba yakozwe mu buryo bworoshya ingendo, bworohereza n'abatwara abana nyirizina n'abarezi basanga ku bigo by'amashuri. Ibi Minisitiri w'Uburezi akaba yabigarutseho uyu munsi ubwo yari kuri Pere Stadium ahari abanyeshuri
abanyeshuri batangiye gusubira ku mashuri igihe mu gihembwe cya kabiri ku ikubitiro kandi ibigo byo mu turere twa Muhanga, Ngororero, Nyaruguru, Musanze na Kirehe na Ngoma nibo bagiye kuri uyu munsi. Hagati aho kandi ku munsi w'ejo abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri biherereye mu turere twa Huye, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Rulindo, Gakenke na Rwamagana ndetse na Kayonza nibo bazagenda ku itariki 5 hazagenda abiga mu turere twa Nyanza na Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, Karongi na Rusizi Iburengerazuba, Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, Nyagatare na Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Ku itariki 6 hazaba ari ku wa mbere w'icyumweru gitaha hazagenda abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri biherereye mu turere twa Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro aho ni mu mujyi wa Kigali, Ruhango na Gisagara, Rusizi na Nyamasheke, Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Hagati aho kandi ababyeyi ndetse barashishikarizwa gukomeza kohereza abana ku ishuri kandi ku gihe bigendanye n'iyi n'uku nguku ingendo nyine zateganyijwe. Hagati aho munyemerere muri aka kanya twerekeze mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro. Tanga ibitekerezo byawe maze ugire uruhare mu makuru n'ibiganiro bya Radio Musanze 98.4 FM ukoresheje urubuga rwacu rwa Facebook RCM Musanze. Radio Musanze ni radio yawe ibihe byose. Mu bitekerezo byanyu bimaze kutugeraho duhereye kuri Facebook witwa Mutagatifu Benja ati cyabingo mudugudu wa Butaraga turi kumwe kandi ndumva ari byiza ati hagiye kuza drone kuko ngabatwara imodoka bakoraga impanuka bagakwepa ati drone rero zizabatahura. Mu bandi batwoherereje ubutumwa harimo witwa Origine uri mu Cyanika Nyamagabe aratubwira ko ari muri centre ya Gikomero ati nukuri rwose twishimiye iyo gahunda yatangijwe na polisi y'u Rwanda yo gukoresha ikoranabuhanga mu kugenzura umutekano wo mu muhanda ati nta gushidikanya bizatuma abashoferi batagendera ku muvuduko mwinshi ati ikindi kandi dukunda Radio Musanze. Hanyuma Jean Damascene twahirwa ari mu Gahunga ati ni byiza kuba polisi y'u Rwanda igiye kujya ikoresha drones igenzura umutekano n'amakosa byo mu muhanda ati kandi turashimira na Minisitiri w'Uburezi ko yongeye kwibutsa ababyeyi ko bagomba kohereza abana ku bigo bigaho. Uwitwa Njimira ari ku Ruhango ati dukunda amakuru meza mudahwema kutugezaho. Fulgence Kamato atamazi ni isoko y'ubuzima niyo mpamvu abaturage baburera bakwiye kuyabungabunga bakayafata neza. Uwitwa Yezu niwe mukiza Theobald nawe ati rero ndabumvira icyabingo kandi dukunda amakuru meza mudahwema kutugezaho. Nabandi mwese mukomeze mwohereze ubutumwa ko bugenda butugeraho turagenda tubusoma. Hagati aho kandi turi ku itariki ya 3 Mutarama no mwaka 2025 hari byinshi byaranze itariki mu mateka. Mbere yuko twerekeza mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro munyemerere tubanze duhamagare tuyishimije d'office atwibutse bike muri byinshi kandi by'ingenzi byaranze iyi tariki mu myaka yabanjirije ubu turimo. Uyu munsi ni tariki ya 3 Mutarama tugendeye ku kirangamuziki turi Mutagatifu Girigori 1833 kuri tariki nibwo igihugu cy'Ubwongereza kigaruye ibirwa bya Marouine biherereye mu nyanja ya Atlantika gitangira kubiyobora nyuma y'ubushyamirane bwabaye hagati y'Ubwongereza na Espagne bapfa ibyo birwa. Hari mwaka wa 1868 kuri tariki ubwo mu gihugu cy'Ubuyapani cyayoborwaga n'abami b'abami cyangwa se empereur havuye imitegekere yitwaga shoguna hatangizwa indi miyoborere mishya yamenyekanye nka Meiji. Hari ku tariki ya 3 Mutarama 1919 ubwo hashyirwaga umukono ku masezerano yamenyekanye nka Accord Faisal-Weizmann hagati y'uwayoboraga Syria witwaga Faisal Ibn Hussein n'umuyahudi w'umudage witwaga Dr. Chaim Weizmann. Uwo muyahudi akaba yarabaye na perezida wa Israel kuva mu 1948 kugeza mu 1952 aragamije gushaka ubutaka abayahudi bari hirya no hino ku isi mu bihugu bimwe na bimwe batotezwa bagomba kwimurirwaho bakahatura. Hari mu 1959 kuri tariki ubwo arasika yabaga leta ya 49 muri 50 zigize Leta Zunze za Amerika. Hari mwaka wa 1961 igihugu cya Leta Zunze za Amerika n'icya Cuba bicana burundu umubano mu nzego zose. N'umubano wongeye gusubukurwa ku itariki ya 20 Nyakanga mwaka wa 2015 ubwo ku ngoma ya Perezida Barack Obama yoherezaga wari umunyamabanga wa leta John Kerry akongera gufunguza ambasade ya Amerika iri Havane muri Cuba ibendera rya Amerika rikongera kuzamurwa. Hari mwaka wa 2015 kuri tariki ubwo mu gihugu cya Nigeria muri leta ya Borno intagondwa zo mu mutwe wa Boko Haram zatangiye ubwicanyi bagije ku itariki ya 7 Mutarama buhitanye abantu 2000. Hari ku itariki nk'iyi mwaka wa 2016 ubwo igihugu cya Iran n'icya Arabia Saudite byacanaga umubano kubera igitera abanya-Iran bigaragambyaga bagavye kuri ambasade ya Arabia Saudite muri Iran bagatwika ibendera rya Arabia Saudite. Icyo gihe bamenaguye ibirahuri n'inzugi ndetse banasahura ibyari birimo byose. Icyo gihe bigaragambyaga mu gihugu cya Iran kiganjemo abasilamu b'abashia ntibari bishimiye iyicwa rya imamu w'umushia muri Arabia Saudite witwaga Nimri Bakr al-Nimri. Hari mu mwaka wa 2018 kuri tariki mu gihugu cya Equateur ubwo ari vice perezida wa Repubulika witwaga George Giras
yeguzwaga kuri uwo mwanya kubera ibyaha bya ruswa yari akurikiranyweho. Hari ku itariki ya 3 Mutarama mu mwaka w'1521 ubwo umuhanga w'umudage witwaga Martin Luther yirukanwaga muri Kiliziya Gatolika kubera inyandiko yari amaze gushyira ahagaragara yari kuyemo amahame 95 yarwanyaga Kiliziya Gatolika. Uwo mugabo niwe waje kuba nyirabayazana w'ishingwa ry'amadini yose y'abakirisitu arimo n'iry'abaluteriyani ryamwitiriwe. Hari mu mwaka w'1608 kuri iyi tariki ubwo wamenyekanye nka Dom Antonio Manuel cyangwa se Antoine Emmanuel Nsaku Nevunda, yabaye umuntu wa mbere wabaye ambasaderi wahagarariye Afurika i Vatican kwa Papa, akakirwa na Papa Paulo wa gatanu. Uwo mugabo yari yaroherejwe n'umwami witwaga Alvaro wa kabiri w'ikitwaga Kongo, cyari kibumbiye hamwe Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Kongo Brazzaville, Angola ndetse na Gabon. Mu 1976 kuri itariki nibwo hatangiye kubarirwa amasezerano mpuzamahanga hajyanye n'iby'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'umuco azwi nka Pacte International Relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Hari mu mwaka wa 2004 kuri iyi tariki wo kwisi hose humvikanaga inkuru y'icamugongo y'impanuka y'indege Boeing 737 y'isosiyete y'indege yitwa Flash Airlines yo mu Misiri yahanutse ikagwa mu nyanja itukura ikisasira abantu 148 barimo 134 b'abakerarugendo b'Abafaransa. Ubuhangaje byavutse kuri iyi tariki harimo Marcus Tullius Cicero, umuromani wari umusizi akaba n'umwanditsi. Yavutse mu mwaka w'106 mbere y'ivuka rya Yesu. Mwaka w'1901 havutse Ngodin Diem, umunyapolitiki w'umunyavietnam wabaye perezida wa Vietnam kuva mu 1955 kugeza mu 1963. Mu 1992 havutse Delphine Wesper wabaye Miss y'Ubufaransa mu mwaka wa 2012. Mwisi y'abakirisitu Gatolika n'Abarthodox uyu munsi bazirikana mutagatifu Anter, Brimond, Constant, Eustade, Daniel w'Ipadua, Florent w'Vienne, Geneviève, Gordius w'Cesare, Luciani, Theogene, Theopempte na Theonas bahoreye Imana Inekomedi, Emanche, Atanaze na Zozime. Iyi ni Radio Musanze nyine tuyishime Jadofisi. Celebrities, comedy, sounds, and different news kuri 98 n'ibice bine FM. It's your boy Weezy. N'umunya Nigeria Ayodeji Ibrahim Balogun yamamaye nka Wizkid yabaye rero umuhanzi wa mbere w'umunya Afrika wumviswe cyane ku rubuga rwa Spotify. N'umusore imyaka 34 yatangiye guhangwa amaso n'isi yose ubwo yakoranaga indirimbo na Drake bise One Dance. Ni indirimbo yagiye hanze mu mwaka wa 2016 yakomeje kuza imbere rero mu zumviswe cyane kuri Spotify ndetse ifite n'agahigo ka Guinness World Record ko kuba indirimbo yabaye ya mbere yumviswe n'abantu miliyari kuri uru rubuga. Kugeza ubu rero Wizkid akaba ari we muhanzi wumviswe cyane kuri Spotify wo muri Afrika, aho abarenga miliyari 8 bumvise ibihangano bye, akurikirwa na Burna Boy wumviswe na miliyoni zisaga 7 ndetse na Rema wumviswe na miliyari zisaga 4. Ni imibare igaragaza ko umuziki w'abanyafrika ukomeje no kugenda ukundwa n'isi yose. Hagataho kandi umuhanzikazi nawe w'umunya Nigeria Tiwa Tope Omorala Savage yamamaye nka Tiwa Savage yagaragaye cyangwa se yagaragaje ko ashobora kureka umuziki. Ibi yabinyujije mu butumwa ku rubuga rwe rwa Instagram, mu butumwa bumara umunsi umwe cyangwa se amasaha 28 buzwi nka Instagram story. N'umugore wavuze ko album ari gukoraho ngishobora kuba ariyo ye ya nyuma, ndetse yemeza ko uyu mwanzuro ngo yewufashe kuko yumva ibyo yakoze bihagije kandi yatanze ibyo yari afite byose. Yanditse ati iyi ishobora kuba album yanjye ya nyuma, ndananiwe. Agataho kandi dukomeje no hanze y'igihugu mu makuru ari kuvugwayo atarayo mu myidagaduro. Muri Ghana kivugwayo nuko inzego z'abinjira n'abasohoka zamaze gutangaza ko ziri kunezezwa no kwakira abanyamerika babirabura bimukira muri icyo gihugu, ndetse ni nyuma yuko kuva mu mwaka wa 2015 ikiriya gihugu kimaze gubwene gihugu abandi birabura 524 babaga hanze ya Afrika barimo n'abavuka muri leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugenda tugana ku musozi w'amakuru agezweho muri aya masaha. Reka mbabwire ibijyanye n'iteganyagihe nk'uko tubikesha Meteo Rwanda. Mu mujyi wa Kigali kuva muri aya masaha kugeza mu masaha y'isa 6 z'ijoro hateganyijwe ibicu byiganje. Hagataho kandi nanone muri ayo masaha yo kuva saa 12 kugeza mu masaha ya saa 6 z'ijoro hateganyijwe imvura mu turere twa Rusizi, Nyamasheke, Nyaruguru, Nyamagabe, Gisagara, Huye, Ngoma na Kirehe.
gihe ahandi hasigaye nyine nta mvura ihateganyijwe byumvikane ko ari ibicu byiganje hagati umuyaga cyangwa se umuvuduko w'umuyaga uteganyijwe n'uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse n'5 ku isegonda. Ni nuko nsoje amakuru ngene twamaniza bayo Jeannette mwese twabanyereka mbashimire mukomeze kugira ijoro ryiza munogerwa na gahunda Radio Musanze ikomeje kubagezaho. Engineer kwiyumvira Emmanuel haracyari ku buhanga bw'ibyuma, Camille Atanaze niwe ukomeje kuyobora no kugenzura gahunda za Radio Musanze. Hagati aho ijoro ryiza kuri mwese.